kibazo. Okay, let's bahageze, so I'm sorry. Mfite kugenda. Sibyo? Kandi wakoze cyane. Shiri. Okay, bye. Bye. Mani ngenda. Sawa. Ubwo turi kumwe. Ndaza kuvugisha nitugera. Okay? K. Bye. K. Please mundakare. Yego. Kandi kiragiye ntabwo cyambwira ngo kingarure muri mood. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera costume nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nikwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. inzu yanyu kundi ibintu wagiye kimyotsi mwana ndemomba naje ngo nibuke iyo shema ranga ukuntu tuba twemeraniye nanagira utuntu mbafasha mu rugo none rebyo subuntero nasori nabanze kukwamwera ko tuntuma imirongo shano kuri ijya utureka ntabwo ari twize uziko ibihaha byawe bizasa umukara. Iyi myotsi igenda yiyomeka ku bihaha ukazaje twararwaye kanseri y'ibihaha. Ako nyine komeza umbwiye we waba muganga wanjye nkabyemera ureke shema rero nananiye ko we cyangwa cyose nakimwe nyine biboro kuko urumva uba uri kubihumeka urumva biba mu tuntu tugenda tukiyomeka ku bihaha. Mu cyongereza natwita tal, nanjye simbyibuka mbyumviro niba ari TAR. nta munsi musinga kumbura no bigenda bikiyomeka ku bihari boro z'umukara ni nk'urubu ni wowe wabona imirayi yaba ari bimeze nk'imirayi y'umukara iri kwiyomeka ku bihaha byawe urumva umwotsi n'iki ese ukagiye uhamba numva furi nyine wumva ari furi ariko biba bikwangiza biba biri kuguha amahirwe yo kuzapfukira umutoya. tubireke ibyo kuzapfa twese ko tuzayigendera basi uzabireke ntabwo ari byiza niba wikunda uzabireke sibyo mayi ko bibahagije oya nyine uri inshuti y'umugabo wanjye reka ngomba ko ntabigukorera ko nabikora ku bwawe byaba byiza kurushaho. Knowless uri ngo gutyo umunsi wose uyamba ndacuranze mbana yimvye mbana na mwaka mukanya kujya muri studio uze kumerekeza ahubwo nanakuherekeza nta birenze nanjye ngarukundo muri studio bamuhana imirongo wagenda ngo nkora hip hop ngo ndimbo z'urukundo yego uturimbo tw'urukundo bifashe cyane nabyo ntari binyenda wegera ndabikunda babyifashe ariko buriya gaya bosi wanjye yarazi uburyo yatomboye uburyo uri igikuvuga cyiza
umwari mwiza ubereye u Rwanda nshobose umukobwa mwiza aho sinzi base mbagera kibyo bintu iyo turi kumwe batabimbwira gutya nk'ukuri kubimbwira uyu ni ukuri mwiza wo gusiza amata umuntu we buriya nkawe buriya nyine wakisi nifuje nabi ariko nyine ntufite nabi nk'umuntu uhora dukundana najya nkora muri studio kuko imirongo yahuriza buri munsi uko nkubonye indirimbo nabyawe nk'ubu siko umuntu ataba boda ari kumwe na nyine ukuntu bivuga uri seriye ubu kureba nkabona indirimbo imeze itesu itageze mu cyumba mbese nk'ubitakanga bagasonga noneho kari nyine kagiri mwakapera k'amasegonda 30 kahise kaza nyine nk'ibyo mwakapera k'amasegonda 30 uri mwiza usa n'umucyo iyo nkwibutse gusa nyine ushobora gucukana cyangwa ntarigiye nkubona nkabona ni mwiza ariko nkabona nyine nacyo nabikoraho gusa nyine nkishimira geste nk'injoyinga kukubona gahe ngo kunyina narafashwe akunda yo nyine nabyo nabina nose ngutekera iki ko n'ubundi urubona mba naje kugira utuntu bafasha mu rugo nubwo shirange dahari iyo mahirwe nyine nahita ngira shira kakanya benshi avutekera tu basi n'igihe umwana imikira nyine ikintu cy'igikorwa ntabwo nizera musa impanga yawe muri byose Mike umwana uzamubona mu izina rya Yesu Imana izaguha umuntu yakuremeye urumva bwiza witonda mwumvikana mugahuza n'ujya ubona ibintu byose ni mawi byarahuye byarikoze buriya ntukizere muri pasi cyane kuko ujya kwiga mu rukundo rutari rukurimo kuri uwo muntu reka rero dufate akabido seka ariko be noneho ibaze ukuntu uriya Mike mubana atera story ntashobora gutuma umuntu aba bored na gato really ni umwana mwiza araciringa ushobora nsigiye umuntu pe ndamuzi uriya ndamuzi shabe noneho kamutere story
nyine hari n'igihe naha utumesaje urumva agira utujuga tw'ukuntu tw'ubucuti nyine nkajya mvuga ati zenda gusa na za zindi wamaga mukuru uzi ko mumeze kimwe ahubwo ko utakinyandikira mesaje wajya kunyandikira baby shira urumva nagize nyine akazi kenshi urabizi ko mfite iminsi mike kandi ngomba kuyisoza ntabwo wabona akazi kenshi ngo ubure 3 minutes yo kwandikira I know your future wife akamesaje gato ndabizi gusa ntabwo ufite amatsiko yo kumenya basi ibyiza bihari kurusha uko twajya mu byo ngibyo by'amamesaje basi uzataryaje because I miss you I miss you too urabizi ko nanjye ngukumbuye ari nayo mpamvu ntagiye kumara ukwezi ahubwo next week ndazi it's okay nabyo ntari bikabisa gusa wanansize mu maboko meza ntabwo urukumbuzi runyishe cyane byo gufata Mike arazuturutse ndumva ari byiza reka ngiye urandaza kujya umuvugisha shanda bimenyere n'undi ko ari ya minota 2 yawe ntari nakundi igendere no nyine urumva akazi mba niyibye kugira ngo yeah it's okay I got you akazi keza man kurindi ndagukunda nanjye ndagukunda ahubwo hari icyo nshaka gusaba Claudia ameze ate byameze neza nyine nko kuba musize rimwe na rimwe nyine nyuzamo tugahura nkamumarira so ari ikintu ushaka kumfasha wumva namuhamagaye then numva atangiye kumbwira ngo kumbuye ngo ya magambo mesaje ngo meza mwandikira sinzi ibintu byinshi kandi urabizi ko nta mwanya mfite urabizi ko ari wowe ubikora so uti nta n'ibyo uzi urabizi ko ntabyo nzi ahubwo namwemereye ko ngiye kubikora ikintu ushaka ni uko watangira kumwandikira ujya umyohereza mesaje nkazimwohereza sinzi ko turi bugende niba turi buvuze sinzi ukuntu ubikore mva ko niyo twayikora wowe okay fata laptop yawe sibyo uyihuze na nimero yanjye mesaje zijya zikucaho nta kibazo ubwo ugiye gutangira kwandikira ku WhatsApp bro ugiye kwica ibintu nanone ugiye kuza gukora bya ni nkamwe wakoze ubushize umva waretse wowe ukajya azikunyuzaho zikakugeraho ukazisoma kugira ngo mutazahura ukajya indimi wamara kuzisoma ukaziforwardinga ajya nkakohereza message nawe ukayikopiye ukayipestinga ukayimohereza cyose ko nabyera akazi gakomeye ndetse hako tuganira utabirimo ejo mwahura ukajya indimi niyo twaganiriye utabizi fine ntacyo reka tubikore gutyo nkama message we nta nkesha tuzikurikirana mwohereze imwe kuri banza unyereke ibyo mwaganiriye ako nawe ku mana yanjye nzakujyana mu ishuri yanyohereje message zirenga zingahe zitasubiza reka nziza kora screenshot basubiye cyo kuzinyohereza da sawa sawa merci reka nsubire mu kazi ubwo tuzura tubikora bikore vuba udasenyuka sawa mana ntitanga byose koko
is so from an ordinary girl. Let me show you an extraordinary world. Hello. Mr. C. Kompona sumeze nk'imbeba yabyaye umuhungu byakugenda Jesus Christ. Bisi imbeba zimenya ko zabyaye igitsina gabo cyagore. Ngo sikishima cyangwa sikabobala. Ndetse biba yasaba ababyeyi nk'abandi. Byakugenda cyabita. Kamweti. Vibo. Nagora kwa ba Mike. Nashima. Big umujama gutera story kagira ngo ni free muri kureba. Yesu Kristo. Mike ameze kuriya. Cyazi Imana izi gutanga impano zitandukanye pe. Nyine na feelinze the meaning of friendship. Being close to someone. Nyine na feelingaga ngo turi close. Nkumva nyine ndi kumwiyumvamo nk'inshuti nkumva wow. Suko burya gukundana atari cyo kintu cyiza cyonyine kibaho. No kuba inshuti ni byiza kabisa. Wamukobwa. No way. Njyewe Claudia nkakunda nde? Uwo muhungu uri kumbwira. Mukundira iki se buri? Kubana mukunda Story. ntacyo atwaye. He's not my type. Ntabwo ari type yawe ariko se ntabwo yabura kuba type yawe reka. Ntabwo ari type yanjye mwana. Nusubu abantu bose batuma wishima mu muhanda uhita ubakunda. Iyo uhuye n'abantu mu muhanda batuma wishima. Ushobora kubona nk'umuntu ukabona ari funny ari gusetsa abantu kumva uramukunze umutima wawe ukamwishimira bihuye no gukunda se. Noho reba ukuntu uriya mujama ameze. Yitwara nk'abastari nk'ibimogi ibitatuwaje nkuzuye umubiri wose nanyine ngo njye Claudia ndamukunda. Mukunze nese. Kuki utamukunda wowe? Remember ko mfite umugabo. Oh, sorry. The future wife w'umuntu. I forgot. You forgot. And now you have remembered that. Ntagara kwambika impeta. Yayambitse umutima wanjye. Ntago murajya imbere y'abantu ngo musezerane. Ntago namuciting. Wenda nyine iyo turi kumwe arambuwaringa ntago ameze nk'uriya mu Mike babana. Ariko actually Mike nawe ntago ari type. Ako ndabona No, wait. Wimbwira ibintu byinshi kandi ngiye kwiyongera. Ayagara. Ntabwo nabyiza ko nta kintu ufite cyo kuvuga. No. Twenge mpamvu ibintu binyuze byo kukubwira. Kiba gihari ahubwo banatwara nyine n'ibitekerezo by'akazi, amafaranga, biriya bibazo mfite nakubwiye by'abantu batarakura ibintu byabo hari muri majorwa nabyo nyine n'ibibazo ari ibibazo birebire. Lewisi. Okay. None se wihuti. Meze neza. Shaka bibaze ko watashye ntibuke no gukuramo ishati ukuye muri ofisi. Bananiwe. Wazashatse umugore nyine nkajya mufasha tume twiyobagaza. Ibyo mbambwira na Mike tuba tubiganiraho. Harya murahari. Abahari nyine mba ndumubwira ariko still nyine ndacyafite kumwitaho uko nawe aba yananiye bwirabika ibintu abarimo by'ibirara nyine nta kintu bizamugezaho mubwira mufungurire business abe yakora Mari bazemeye bakagufungura business. Wamumbwira amafaranga y'indirimbo. Amafaranga y'indirimbo muri brand. Wamenya asanire by'indirimbo cyane gutunga da. Ya biratunga abantu n'abantu bashinzwe weze umugabo n'umusirimu. Nizere ko utamushyigikiye. Ibintu ni by'ingegera. Abanywa amatabi reba nk'ukuntu bameze. Reba ukuntu abasa. Kwishira babenza nawe. Birambona. Kuko basi wamumfashije kamunyumvishiriza kumva. Mike buriya no umuntu mukuru kandi umukuru aba yarabonye utazi icyerekezo cye. No, just ni gutya nyine ateye ntangira kuri kuryana akanyina gasohoka kagenda kansiga ahantu ari hose. Yego ndabizi n'umuntu umuntu yakora kiteza imbere basi tugaruka kubyo kundura bacu. Ntabwo twiza basi wankira. Nyine tukomeza kuryoshya urukundo rwacu. Birahari
ikibazo ushaka gutuma surprise nari ngufitiye nyine zihinduka ibiganiro bisanzwe nta ibintu nta kibazo nk'ubu ndi gutekereza washatse nk'ikintu ukareka kariya akazi urimo n'ibiriya byose uba ukora mu rugo nkagushakira nk'ahantu wicara hatagutera stress njye nshaka akantu keza k'urukundo ibyo tuzabidiringa nyuma sibyo turabiganira nyuma ko njye nshaka nyine kumva utuntu turi sweet bitekerezeho nta kibazo ikintu cyose reka cyagushimisha ntacyo ntagukorera buriya numva n'isi nayigura yose nkayiguha kiriya mutoma n'ikirere mbwira utundi tuntu twiza nyine tw'urukundo aho ngaho kuko tw'urukundo urabizi kuri mwiza mwiza cyane ibaze ko mu bakobwa bose nyine mba mbona nta mukobwa wazakunditse